Reba ukuntu ushyira ifoto telefone kuri video yawe muri CapCut. Uraza muri CapCut yawe ukayikandaho niba uyifite muri application zawe, cyangwa se niba utayifite ukajya kuri Google Play Store ukayidownloadinga, cyangwa se kuri App Store ku bantu bakoresha Android. Warangiza ukayikandaho, iyo uyikanze bahita baguhereza taburo imeze gutya. Ukaza ugakanda kuri New Project. Wakanda kuri New Project bahita bakugeza muri video zawe, ugategerezaho, ukaza ugahitamo video ushaka. Noneho njyewe ndahitamo reka mpitemo wenda iyi video. Nimara kuyihitamo ndakora add. Nimara gukora add barahita bangeza aha ngaha. Noneho ikintu cya mbere ugomba gukora kugira ngo video yawe ize kuba ifite screen igaragara neza, resolution igaragara neza, cyangwa se ifite HD muri telefone yawe, icyo ukora uraza ukande hano, uraza utambike hano hirya aha ngaha, nusoza uze ukanda ahantu handitse aspect ratio. Ni ukuntu video iba igaragara mu buryo video ishobora kugaragara. Ese ishobora kugaragara mu buryo bw'amashorts, urugero nka video ukuntu igaragara kuri TikTok siko yagaragara nko kuri YouTube. Urabona kuri TikTok ibihagaritse, ariko kuri YouTube ibitambitse. Ibyo rero nibyo tugiye kureba. So ukaza ugakanda kuri aspect ratio, ukahakanda, wahagera bakaguhereza utuntu twinshi dutandukanye. Urabona hari utwa TikTok, hari aka TikTok, uraza uhitemo aka ka YouTube. Ka YouTube ahangaha kuri 16:9 uze ugahitemo. Urabona iyo ugahisemo ukuntu video yawe ihita imera. So wamara kuhakanda ukaza ugakanda ahangaha handitse background. Aha handitse background, aha ukahakanda. Ubaye ushaka gushyira ifoto muri background yawe, uraza ugakanda ahangaha kuri image. Aha ugakanda kuri image, ukagenda ukayikandaho ukarebamo ifoto yawe. Cyangwa se ushaka gukoresha agafoto, uraza ugakanda ahangaha handitse kuri kara, ifoto ya telefone. Ndakanda kuri kara, nze scrolling nambika, mpitemo yellow. So urabona ko yellow yagezemo. Hari ukuntu uba ushaka gukesha ifoto ukabona nyine hari ibintu biyaga bijya kumera nk'amazi. Uraza ugakanda ahangaha, ahangaha handitse blur, ukahakanda. Iyo hakanze ushobora guhindura ukoresheje ibingibi, bimwe nakubwiraga bimeze nk'amazi. Uku nta kintu uhinduyeho, gusa video yawe ikikoramo background ubundi ikihindura. So njyewe rero ntabwo aribyo nshaka gukoresha, ndaza nkoreshe ya kara yanjye n'ubundi nari nkoresheje, nuko nagiraga ngo mbereke biriya. So iyo usoje uraza ukemeza. Ubundi ubu tugiye kujya kuri process yo gushyiramo telefone. Kugira ngo dushyiremo telefone rero turaza dukande hano ahanditse stickers, ahanditse stickers urahabona. So nusoza urahakanda, numara kuhakanda barahita baguhereza taburo imeze gutya. Utambike hirya, ukande utambika hirya kugira ngo ubone agatelefone, agastika ka telefone. Utambike uze ugera ahantu hameze nk'aho ari ikintu cy'ikimashini, cy'igitaburete cyangwa se ikimashini. Ubundi aha dore ni ahangaha, aha barabibona ukuntu bimeze.
ahangaha iki kintu kimeze nk'ikimashini cyangwa se igitabuleti gihagaritse, iki ugikandeho, nugikandaho bazahita baguhereza utuntu twinshi cyane tw'udusitika tw'amadivayisesi tumeze nk'amatelefoni. Urabona hari utuntu twinshi dutandukanye, ariko twebwe icyo dukeneye ni telefone. So uzaza ukande kuri iyo telefone ngiyi, urabona hari nk'uturongo tubiri ariko ntabwo ariko bimeze, ni telefone. Utu nusoza udukandemo, nudukandaho urayibona telefone ziza muri sikirini yawe, urabona ko igezemo. Iyo igezemo rero uba ugiye gukora iki? Uba ugiye kuyitubura ukayireshesha na telefone, ukoresha intoki zawe ebyiri ugatangira kuyongera, ukanza aha ugafata aha n'aha ku mpande zose ukayongera. Tayari murabona ko ndi kuyongeramo, ukayongeramo neza cyane ku buryo iri bukwirwe. Tayari murabona ko tayari nyishyizemo. Agazi ni ibintu byoroshye cyane, icyo usabwa ni ukureba video witonze ukayikurikirana. Urabona ko video phone uraza ukayongeramo uko ubishaka neza cyane, ukayishyiramo uko ubishaka. So iyo usoje uhita ukora ahangaha kuri ukemeza, wasoza ukaza. Urabona video ahangaha iyi phone yagiyemo uruhande rumwe, kubera ko yagiyemo uruhande rumwe tugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo telefone ikwire uruhande rwose. So icyo dukora turaza dukandemo hano, urabona hano kuri video hasi ahangaha uhakande, uyongere, uyireshyeshye na video yawe, ubireshyeshye, ukora ibishoboka byose uburyo ubireshyeshye. So guys, murabona ko bireshye, urabona birareshye. Nusoza uraza ahangaha usibe cya cyapa cya CapCut kugira ngo kitaza kwigaragaza muri video zawe. Uraza uhakande hano, tayari uhita utambika, uze ukande hano delete, ukideletinge. Tayari urabona ko cyavuyeho. Nusoza uze ukande hano kuri add, ushyireho aka subscribe, utambike hano muri library muri telefone yawe, ukande muri hano handitse library, ahangaha uhakande. So numara kuhakanda baraguhereza utuntu twinshi cyane, utu elements nyinshi cyangwa se materials nyinshi zitandukanye. Nusoza uze ukande hano handitse, uhitemo muri utu tubiri, utu twa subscribe kuko nitwo tw'ubuntu, utundi twarishyuwe ntabwo wapfa kudukoresha. So nurangiza uzihitemo ako ushaka. Njyewe ndahitamo aka ngaka, ndahitamo aka. So nugakandaho urahita ukora add, nukora add video yawe urabona ko ihita yongera capacity. Tujya kugakandaho hano hari 70, ariko urabona ko isiba 120. Icyiza cya bino iyo ubikoze bigufasha kuba video yawe ifite high quality cyangwa se high definition. So guys, rero bashimiye kuba mwarebye iyi video. Niba ibashimishije mukande subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu bintu bitandukanye. Ndabakunda cyane. Mutange comment niba hari ikintu mushaka ko tubakoreraho, ku bintu byinshi mushaka ko tubaza, ukuntu bakoresha CapCut, Canva, ukuntu bakoresha InShot, byose twabibakoreraho. So ibitekerezo byanyu ni iby'ingenzi, mujye mukomeza muduha ibitekerezo mutubaza kugira ngo turusheho natwe kwagura imikorere yacu. Mu by'ukuri ntabwo twebwe twakibwira iyo tubakorera, ariko mwebwe mwabitubwira tukabimenya. Ndabashimiye rero kuba mwakurikiranye iyi video, ikaba igeze ku musozo. Niba video yikunze kora subscribe, ukande like na comment. Ubaye igushimisha, ubaye wifuza kuyigeza kuri bagenzi bawe, wayiboherereza nta kibazo, n'ubuntu. Ndabashimiye cyane. Ciao ciao.